turimo kuba mu isi aho tubona amakuru mashya menshi hafi buri segonda ku buryo bigoye kumenya y'ukuri n'ay'ibinyoma. Buri wese muri twebwe afite ubushobozi bwo kuvuga ibyo ashaka byose igihe abishakiye cyose kandi akabibwira abantu babarirwa mu binyacumi by'amamiliyoni icyarimwe. Fake news ni ijambo rimaze kumenyerwa mu kibonezamvugo cy'icyongereza muri iyi myaka. Mu Kinyarwanda amagambo ibihuha n'ibinyoma ntabwo yigeze akoreshwa ku rwego akoreshwaho uyu munsi. Ndabivuga gutya nk'aho ari bishyashya, ariko bimwe mu binyoma by'uyu munsi byahozeho. Hari ibinyoma bibaho iteka ryose kandi tukabana nabyo ubuzima bwose, ndetse rimwe na rimwe bikaba biri mu nyungu zacu. Twese dukunda ukuri kandi turabizi ko ariko kwiza kurusha ikinyoma, ariko imiterere yacu twebwe abantu idusunikira kwirengagiza ukuri kubera ko ari byo byiza kuri twe. Uku niko abantu benshi bashobora kwanga ubujura ndetse bakarwanya abajura, ariko bakaba batatinya kugura ikintu cyangwa se igikoresho bakeka cyangwa se bazi neza ko kibwe. Abantu benshi bagura ibikoresho biba byaribwe n'abajura baba batekereza neza ko ibyo bikoresho byibwe, baba babikeka cyangwa se banabizi ariko bakabigura. Ibi nibyo tugiramo uruhare, gusa n'imibiri yacu ubwayo irabizi neza ko rimwe na rimwe biba byiza kwirengagiza ukuri. Ariyo mpamvu iyo turimo kureba umupira w'amaguru tumara iminota 90 yose twirengagije ukuri kuko ibyo turimo kureba ari umukino wahimbwe. Uwo urimo kureba uwo mupira ntabwo uri mu kibuga, rimwe na rimwe abakina ntubazi, nibatsinda barahabwa amafaranga batari buguheho, ariko kubera ko batsinzwe ukumva ari igihombo kuri wowe. Uko niko muri sinema no mu bitabo dusoma tuba tuzi neza ko ibyo bintu ari imikino bakinnye, ariko mu gihe tumara tureba iyo sinema cyangwa se dusoma icyo gitabo, umubiri wacu ukatwibagiza ukuri. Muri uwo mwanya tukizera ibinyoma biri muri iyo nkuru tubizi neza ko ari ibinyoma. Ndabasuhuje, nitwa Ismael Mwanafunzi. Reka muri iki kiganiro tuvuga uburyo uyu munsi dusa naho tuba mu isi yuzuye ibinyoma, ariko ntabwo ari iby'ubu gusa, ahubwo birasa naho muri kamere yacu twebwe abantu ibinyoma byagize umumaro ukomeye cyane mu kutugeza aho tugeze ubu ngubu. Ikinyoma ni kibi, nibyo, ariko se ni buri gihe? Ibiri muri iki kiganiro byose twabisomye mu gitabo 21 leçons pour le 21e siècle cya Yuval Noah Harari. Uyu munsi ntabwo bagisiba kudusubiriramo ko turimo kuba mu gihe giteye ubwoba, aho ikinyoma ari cyo gikenewe kurusha ukuri, kandi amakuru menshi tubona ni amahimbano cyangwa se ibinyoma, niko bavuga. Ibi bibonerwa ingero nyinshi cyane kandi zihoraho. Uku niko mu mpera z'ukwezi kwa kabiri mu 2014 abasirikare kabuhariwe b'Uburusiya batambaye umwambaro uwo ari wo wose ubagaragaza nk'abasirikare b'Uburusiya binjiye muri Ukraine bagafata ibikorwa remezo n'ibice by'ingenzi mu ntara ya Crimea. Guverinoma y'Uburusiya na President Vladimir Putin bahakanye kenshi bivuye inyuma ko batari abasirikare b'Abarusiya. Gusa nyuma ubwo Uburusiya bwigaruriraga aka gace ka Crimea, byaje kwemezwa bidasubirwaho ko bari abasirikare b'Abarusiya. Muri make ibyavugwaga na guverinoma y'Uburusiya na President Putin ntabwo byari ukuri. Abaharanira ukwishyira ukizana ku Burusiya bashobora kuvuga ko iki kinyoma nta kintu kinini gitwaye kubera ko cyari ikinyoma kiri mu nyungu z'ukuri kunini kurusha ikinyoma. Ni nko guhisha umuntu wari ugiye kwicwa, abashakaga kumwica bakakubaza niba wamubonye cyangwa se niba yakunyuzeho, ukabahakanira ugatsemba cyane ubabwira ko utamubonye kandi umuhishe. Iki ni ikinyoma kiri mu nyungu z'ukuri kunini kukirusha. Ku Burusiya, impamvu nini yasobanuraga ugutera Ukraine yari ukurinda igihugu gitagatifu cy'Uburusiya. Mu nkuru gakondo z'Abarusiya, Uburusiya ni igihugu gitagatifu kiriho kuva mu myaka igihumbi ishize, nubwo abanzi bacyo batasibye kugitera bagamije kugisenya. Abamongol, Abanyapolonye, Abanyaswede, ingabo za Napoleon ndetse na Adolf Hitler. Hanyuma mu myaka y'1990 OTAN na Leta Zunze Ubumwe za Amerika n'umuryango w'ubumwe bw'Uburayi bose bagerageje gusenya Uburusiya babinyujije mu kubushwanyaguza bagahimba ibihugu bitabaho nka Ukraine, niko bavuga. Kuri aba Barusiya, kuvuga ko Ukraine ari igihugu nicyo kinyoma kiremereye cyane kurusha icyo guverinoma y'Uburusiya na President Putin babeshye ubwo bahakanaga ko Abarusiya bateye Ukraine. Kuvuga ko Ukraine nk'igihugu kigenga itabaho ni ukwirengagiza icyo miliyoni 41 z'Abanya-Ukraine bitekerezaho ubwabo. Nta burenganzira bafite bwo kuvuga bari bo.
Gusa ku rundi ruhande abanya-Ukraine nabo bashobora kwemera ko koko hariho ibihugu bihimbano bitari ibihugu mu by'ukuri, ariko ibyo bihugu bihimbano ntabwo ari Ukraine. Ni nka République Populaire de Lugansk n'iya Donetsk zahoze ari intara za Ukraine, Uburusiya bukaza kuzihindura ibihugu bihimbano mu rwego rwo guhisha ibitero byabwo kuri Ukraine. Birasa naho uruhande wajyaho urwo ari rwo rwose, uwo ari we wese yarubonamo ukuri cyangwa se ikinyoma bitewe n'inyungu. Niba turimo kuvuga ko uyu munsi turi mu isi yuzuye ibinyoma, ni ryari habaye isi yuzuye ukuri? None ni iki cyabaye intandaro yo kutwinjiza mu gihe cy'ibinyoma? Mu 1931 Ubuyapani bwigabyeho ibitero bugamije gusobanura uburyo ari ngombwa gutera Ubushinwa, kubera ko Ubuyapani bwavugaga ko bwatewe n'Ubushinwa. Iki gihe Ubuyapani bwanashinze igihugu bukita Manchukuo, ni mu majyaruguru y'uburasirazuba bw'Ubushinwa. Ibi ni kimwe n'uko Ubushinwa nabwo bwamaze igihe kinini buhakana ko Tibet ari igihugu cyigenga. Ibinyoma biri mu nyungu zo gukunda igihugu kandi nanone bigaragara mu ikolonizwa rya Australia bikozwe n'Ubwongereza. Ubwongereza bwagenderaga ku ihame ryiswe terra nullius, ubutaka butagira nyirabwo. Abongereza bagiye muri Australia bahasanga abaturage kavukire b'aborigene bahamaze imyaka igera ku 50,000, ariko bavuga ko ubwo butaka nta nyirabwo bufite, barabwifatira. Ibi byongeye kubaho mu makimbirane hagati ya Israel na Palestine. Mu kwezi kwa kabiri mu mwaka wa 2016, umudepite wo mu nteko ishinga amategeko ya Israel Dr. Anat Beriko yabwiye inteko ishinga amategeko ko igihugu cyitwa Palestine kitabaho, ndetse ko n'abaturage bitwa abanyapalestine batabaho, kubera ko mu Cyarabu nta nyuguti ya pa ibamo. Ubwo se ni gute igihugu cyitwa Palestine cyabaho kandi n'izina ryacyo ubwaryo ridashoboka? Mu Cyarabu inyuguti ya F cyangwa se fa isimbura ya pa, ubwo Palestine bayita Falastine. Ntabwo turi mu gihe cy'ibinyoma, ahubwo ukuri nuko kuva abantu baza ku isi habayeho ibinyoma bidafatwa nk'ibinyoma cyangwa se bidafatwa nk'icyaha, kandi ntabwo byiteguye kurangira uyu munsi. Ibinyoma biri mu bitugejeje aho tugeze ubu ngubu, kubera ko n'ububasha bwose twagize ku bindi binyabuzima biri ku isi bushingiye ku bushobozi bwacu bwo guhimba ibintu bitariho, bitanabayeho, bitanabaho, ariko kubera ko tubyizera twese bigahinduka ukuri. Kuva abantu bakibeshwaho no guhiga, bagiye bahimba inkuru zabafashije kwishyira hamwe bakubaka imyizerere ikomeye. Guhimba inkuru zitabayeho nibyo byafashije abantu gufata uyu mubumbe bakawambura ibindi binyabuzima byose. Ni twebwe inyamaswa z'inyamabere zonyine zifite ubushobozi bwo gukorana hagati yazo zitaziranye, ibyo zikabigeraho bitewe no guhimba ibinyoma, tukabikwiza hose, maze abasigaye bose bakabyizera. Iyo abantu bose bizera inkuru imwe, ubwo bose bakurikiza amategeko amwe nta gahato. Niba ushinja Facebook, Donald Trump cyangwa se Vladimir Putin gutangaza amakuru menshi y'ibinyoma, tekereza neza ku yandi makuru abantu bizeye batazi niba ari ukuri, kandi ibyo bikaba mu gihe nta koranabuhanga ryariho. Nta kimenyetso ntakuka dufite cy'uko inzoka yashutse Eva ngo arye ku rubuto yari yarabujijwe n'Uhoraho. Nta kimenyetso dufite ko roho z'abanyabyaha zigurumanira mu kuzimu iyo bamaze gupfa, cyangwa se ko Uhoraho arakazwa n'uko umubrahmane ashakana n'umuentushable mu moko yo mu Buhindi. Nyamara aya ni amakuru twizera kuva mu bihumbi by'imyaka, kandi tuyizera tubarirwa mu mamiliyari y'abantu. Mu kwandika aya magambo mu gitabo 21 leçons pour le 21e siècle, Yuval Noah Harari yari abizi neza ko ashobora kuzagawa cyangwa se kunengwa na bamwe mu bemera kubera ko yagereranije iyobokamana n'amakuru y'ibinyoma, fake news. Mu kubisobanura avuga ko iyo abantu 1000 bizeye inkuru yahimbwe mu kwezi gushize byitwa fake news, amakuru y'ibinyoma, ariko iyo abantu miliyari bizeye inkuru yahimbwe mu myaka 1000 ishize byitwa iyobokamana. Ntabwo hakana ubwiza n'umumaro w'iyobokamana ku mibereho yacu. Inkuru z'impimbano ziri mu bikoresho by'ingenzi mu bituma abantu babasha kubaho mu mahoro no mu mutuzo. Izi nkuru nizo zisunikira abantu gukorera hamwe kandi bataziranye, batanakundana, ariko bagakora ibintu izindi nyamaswa zitashobora. Kubera kwizera izi nkuru, bishyira hamwe bakubaka ibitaro, amashuri, ibiraro
tutibagiwe n'intwaro na za gereza. Nubwo Adamu na Eva baba batarabayeho, ariko babaye isoko y'iyubakwa rya za katedrale zitagira uko zisa, zitagira n'ingano zuzuye isi yose, kandi zigira uruhare mu gutanga ibyishimo ku mamiliyari y'abantu, kandi zikabasunikira kubana mu mahoro, gukundana no gufatanya. Gusa ku rundi ruhande, inkuru zose zahimbwe mu iyobokamana ntabwo zagize umusaruro. Ku itariki ya 29 y'ukwezi kwa munani mu mwaka w'1255, umurambo w'umwana w'imyaka 9 w'umwongereza witwaga Ige watoraguwe mu kidendezi cy'amazi mu mujyi wa Lincoln mu Bwongereza. Nubwo iki gihe nta Twitter na Facebook byabagaho, ariko amakuru y'ibihuha yahise akwira hose ku muvuduko munini cyane avuga ko uwo mwana yishwe n'abayahudi bo muri ako gace bamukoreyeho imihango n'imigenzo yabo. Umwanditsi wari uzwi cyane icyo gihe wari n'umukristo wihaye Imana witwaga Matthew Paris yanditse iyi nkuru mu buryo burambuye cyane, avuga intambwe ku yindi uburyo uwo mwana yishwe n'abayahudi. Ati abayahudi baturutse imihanda yose mu Bwongereza baje bateranira mu mujyi wa Lincoln, maze bafata uyu mwana bamusiga amavuta umubiri wose, barangije baramwica baramubamba. Abayahudi 19 bahise bakatirwa urwo gupfa banahita bicwa. Mu gihugu hose abandi bayahudi benshi barishwe. Mu 1290 abayahudi bose bo mu Bwongereza barirukanywe. Iyi nkuru ntabwo yarangiriye ahangaha. Nyuma y'imyaka 100 abayahudi birukanywe mu Bwongereza, ibi birego by'uko abayahudi bicaga abantu mu buryo bw'imigenzo n'imihango byahindutse izingiro ry'ibikorwa byose biganisha ku rwango rw'abayahudi no kubica mu Bwongereza. Ibi byanabaye muri Espagne, mu Burusiya n'ahandi. Ejo bundi mu 2016 abantu bongeye kwibuka iby'aya makuru muri fake news za mbere y'amatora yo muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika, ubwo byavugwaga ko Madame Hillary Clinton ayobora ihuriro rikomeye cyane rikora ibikorwa byo gucuruza abana b'abakobwa bajya gukoreshwa ubucakara bushingiye ku busambanyi bugakorerwa mu nzu iri munsi ya resitora imwe mu zari zigezweho muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Abanyamerika benshi bizeye aya makuru ku buryo byagize ingaruka kuri Madame Clinton mu matora yashyize Donald Trump ku butegetsi. Umunsi umwe umuturage w'umunyamerika yagiye kuri iyo resitora afite imbunda, asaba ko bagomba kumwereka iyo nzu yo munsi y'ubutaka, munsi y'iyo resitora aho abo bana bafungiwe. Iyo resitora nta nzu yagiraga yo munsi y'ubutaka cyangwa se cave. Ku rundi ruhande, tugarutse kuri ya nkuru yo mu Bwongereza, mu by'ukuri nta muntu n'umwe uzi uburyo uriya mwana yishwe, nubwo Matthew Paris yanditse inkuru y'uburyo yishwe kandi kizerwa na bose. Iyi nkuru yizewe na bose ku buryo uyu mwana yashyinguwe muri katedrale ya Lincoln akajya apfukamirwa nk'umutagatifu wahowe Imana. Bavugaga ko Ige ajya akora ibitangaza ku buryo imva yajyaga isurwa n'abakerarugendo mu by'iyobokamana batagira ingano baturutse imihanda yose. Mu 1955, imyaka 10 nyuma ya jenoside yakorewe abayahudi, nibwo katedrale ya Lincoln yabeshyuje aya makuru yavugaga ko uyu mwana yishwe atanzweho igitambo mu migenzo ya Kiyahudi. Iki gihe iyi katedrale yahise yandika kuri iyi mva iti: inkuru mpimbano zivuga ko uyu mwana w'umukristo wishwe atanzweho igitambo n'abayahudi zakwiye ahantu hose mu myaka yashize. Izi nkuru mpimbano zatwaye ubuzima bw'abayahudi b'inzirakarengane batagira ingano. Izi nkuru ntabwo zihesha icyubahiro ubukristo. Iyi ni inkuru mpimbano yamaze imyaka 700. Birashoboka cyane kandi bibaho kenshi ko ikinyoma gishobora kuvamo ukuri. Joseph Goebbels wari uwa mbere mu gukwirakwiza amatwara y'abanazi mu gihe cy'ubutegetsi bwabo mu Budage, yigeze gushyira hanze uburyo bwiza bwo gukora ukuri mu kinyoma. Ikinyoma kivuzwe inshuro imwe kirakomeza kikaba ikinyoma, ariko iyo kivuze inshuro 1000 gihinduka ukuri. Ibigo bikomeye mu bucuruzi bizi cyane iri hame. Kwamamaza no kumenyekanisha igicuruzwa bisaba gusubiramo ubudasiba izina ry'icyo gicuruzwa, ukabikorana amakabya nkuru kugeza igihe abantu bemera badashidikanya ko ibivugwa n'icyo kigo byose ari ukuri. Nihe suri kuza mu mutwe iyo utekereje Coca-Cola? Ntabwo utekereza abantu bafite umubyibuho ukabije, barembejwe na diabete, baryamye ku bitanda byo mu bitaro. Ahubwo isuri kuza mu mutwe ni y'abantu bafite ubuzima bwiza, bakiri bato b'abasore n'inkumi, baseka barimo gusangira iki kinyobwa kiryohereye. Nyamara kunywa Coca-Cola nyinshi ntabwo bizaguhindura umuntu ufite ubuzima buzira umuze, w'umujene uhora aseka yishimye, ahubwo bizakubyibushya cyane, bigushyire mu byago byo kurwara indwara ya diabete. Cyangwa se utekereje urwengero runaka rw'inzoga.
iyo utekerejeho mu mutwe wawe ntabwo hazamo abantu baraye munsi y'ibiraro buri wese yambaye urukweto rumwe kandi bakomeretse kubera isindwe. Oya, iyo utekereje izina ry'urwengero runaka ubona abantu bishimye basa neza kandi bafite ubwenge bwabo bwose uko bwakabaye barimo gusangira akabyeri mu kabari. Izi nganda zimaze amagana y'imyaka zishora amafaranga menshi mu kubaka mu bantu amasura nk'aya ngaya y'ibyishimo, umunezero n'ubusabane, kandi abantu benshi mu buryo tutazi turabyizera. Ukuri guhari ni uko ukuri kutigeze na rimwe kuba kimwe mu byihutirwa mu buzima bwacu. Iyo ufashe ukuri ukaguhindura cyane bitewe n'uko wagiye kure mu myemerere cyangwa se mu myizerere runaka, biguca intege, rimwe na rimwe ugatangira kwizera ibintu bishobora kugaragarira buri wese ko bidashoboka. Nk'urugero, mu mwaka w'1905 umunyatanzania witwaga Kinjekitile Ngwale yavuze ko yinjiwemo n'umuzimu w'inzoka witwaga Hongo. Uyu muhanuzi mushya yari afitiye ubutumwa abanyatanzania bose. Yabasabye kurekeraho kuryana ahubwo bakishyira hamwe bakarwanya Abadage bari babakolonije. Kugira ngo abereke ko ibyo basaba ari ibintu bishoboka cyane, yabahaye umuti bisiga, ababwira ko uwo muti uzajya utuma amasasu Abadage bazajya babarasa azajya ahinduka amazi, maji mu Giswahili. Nuko yashinze umutwe w'abarwanyi witwaga maji. Nuko bajya ku rugamba kurwanya Abadage bizeye neza badashidikanya ko amasasu y'Abadage ari buhinduka amazi. Ibi ntabwo ariko byagenze. Iyo Umudage yarasaga isasu ntabwo ryahindukaga amazi, ahubwo ryatoboraga umubiri w'umunyatanzania rikawuhinguranya hakikubita hasi agapfa. Inshuro nyinshi bigusaba guhimba inkuru irimo ibitangaza cyangwa se ibintu bidashoboka kugira ngo ubone abagukurikira cyangwa se abagukunda mu by'ukuri. Inkuru mpimbano zigira ingaruka ku kuri cyangwa se zigira ibyo zihindura ku kuri iyo zigamije guhuza abantu. Niba ushaka kureba urukundo n'ubudahemuka abantu bagufitiye, kubasaba kwizera ikintu kidashoboka kitanumvikana nibwo buryo bwiza bwo kubimenya, bwo kugerageza urukundo rwabo mu by'ukuri. Uko niko bamwe mu bavuga butumwa bizeza abayoboke babo bimwe mu bintu bidashoboka, nko kubabwira ko afite nimero ya telefone y'Imana kandi ko bajya banavugana, cyangwa se ko afite umuti ukiza ubukene n'ibindi. Ugasanga uwo muti ni nko kurisha ibyatsi. Ibihumbi by'abayoboke bakarambika inda hasi bakarisha. Abantu benshi bakora ibi baba bizeye ko ibyo babwirwa n'abo bavuga butumwa ari ukuri koko. Iki ni ikimenyetso ntakuka cy'urukundo n'ubudahemuka baba bafitiye aba bavuga butumwa babo. Umuyobozi mwese mukunda aramutse avuze ko izuba rirasira iburasirazuba rikarengera iburengerazuba, ntabwo haba hakenewe urukundo rwinshi n'ubudahemuka kugira ngo mumukomere amashyi, kubera ko ibyo avuze ni ibisanzwe, twese turabizi. Izuba rirasira iburasirazuba rikarengera iburengerazuba. Ariko navuga ko izuba rirasira iburengerazuba rikarengera iburasirazuba, abamukunda kandi by'ukuri kandi badashobora kumuhemukira nibo bazamukomera amashyi bakanizera ibyo avuze. Ni kimwe n'uko igihe cyose abaturanyi bawe n'abandi bantu mubana bazaba bizera inkuru runaka uko yabimeze kose. Ushatse wakwizera ko abo bantu bazagira ubufatanye bukomeye cyane mu bihe by'amage. Mu birebana n'ubukungu, ibigo by'ubucuruzi n'amafaranga nibyo bintu bihuza abantu bagashyira hamwe kurusha amadini yose n'ibitabo bitagatifu byose bibaho. Ibi bimeze gutya mu gihe buri wese aba bizi neza ko ibi ngibi ari ibintu abantu bihimbiye bakabyumvikanaho. Ku birebana n'igitabo gitagatifu, umuyobozi w'idini runaka azakubwira ati jyewe iki gitabo gitagatifu ndacyemera kandi ndacyizera. Ku birebana n'ifaranga cyangwa se idolari, buri wese azakubwira ati iri dolari ndaryemera kandi ndaryizera, kubera ko bose baryizera. Idolari ni igipapuro cyahimbwe n'abantu bemeranya ko gifite agaciro. Imbere y'idolari twese twibagirwa ko ari igihimbano gishingiye ku bwumvikane bw'abantu. Muri ruriya rupapuro rw'icyatsi ruriho igishushanyo cy'umugabo w'umuzungu wapfuye, tubonamo ikintu cy'agaciro gakomeye cyane. Abantu bake nibo bazafata umwanya wo gufata idolari mu ntoki bagatekereza batura n'urupapuro rudafite agaciro, ariko kubera ko abandi bose barwizera kandi barukunda, nshobora kurwifashisha nanjye. Iyo bitegereje ubwonko bw'umuntu mu byuma bya scanner d'imagerie à résonance magnétique fonctionnelle IRMF, bakabikora mu gihe uwo muntu barimo kumwereka igikapu cyuzuye amafaranga, ibice bimwe by'ubwonko bwe bitangira gutigita
nkaho yakavuze ati ni ukuri kw'Imana iki gikapu ndagishaka. Muri banki uzahabona inoti nyinshi cyane z'amafaranga. Ibyo ntabwo bizagutangaza kubera ko nicyo kibayo, ariko nubona igikapu cyuzuye amafaranga umuntu agifite mu muhanda uzatinza y'amaso ndetse uzabitekerezaho, kandi amafaranga usanzwe uyazi, yewe unabizi ko abantu bayafite. Tukivuga kuri banki, uyu munsi ikoranabuhanga ryazanye banki mu ntoki z'abakiriya bazo. Nk'ubu muri koje banke bafite uburyo bunoze, butekanye kandi bwihuse bwo gukoresha banki yawe. Ni ugukoresha telefoni igendanwa ugakanda akanyenyeri 505 urwego. Ibi bituma ubasha kohereza amafaranga, kugura umuriro, kureba amafaranga asigaye kuri konti yawe ndetse n'ibindi. Ibyiza ni ukugendana n'ibigezweho, uhitamo gukoresha serivisi z'ikoranabuhanga za koje banke. Ukeneye ibindi bisobanuro wagana ishami rya koje banke rikwegereye cyangwa se ugahamagara 5050. Ku rundi ruhande, abantu benshi batangira gusingiza, gukunda no gufata Bibiliya, Veda n'ibindi bitabo by'iyobokamana nk'ibitabo bitagatifu iyo bamaze igihe runaka babana n'abandi bantu bafata ibi bitabo nk'inyandiko ntagatifu. Twiga kubaha inyandiko ntagatifu mu buryo bumeze neza nk'uko twiga kubaha inoti zo muri banki. Birasa naho nta tandukaniro riri mu kumenya ko ikintu ari igihimbano gishingiye ku bwumvikane bw'abantu no kwizera ko ikintu gifite agaciro katagira ingano. Inshuro nyinshi ntabwo tuzi cyangwa se twibagirwa iri tandukaniro. Dufata urundi rugero. Uramutse winjiye mu kiganiro mpaka gishingiye ku mitekerereze yimbitse, buri wese mu binjiye muri icyo kiganiro cyangwa se izo mpaka yabona kandi akemera ko ibigo by'ubucuruzi, ibya leta cyangwa se izindi nzego ari ibihimbano bishingiye ku bwumvikane bw'abantu. Ikigo runaka cy'ubucuruzi twese turakizi, tuzi naho cyubatse, ariko mu by'ukuri icyo kigo ntabwo ari izo nyubako n'ibikorwa remezo byacyo, ahubwo icyo kigo ni inyandiko yasinywe n'abanyamategeko. Gusenya icyo kigo ntabwo ari ukujyana imashini ngo usenye inyubako zacyo, ahubwo ni ukwandika ko ya nyandiko yagishyizeho itagifite agaciro. Ibi wabirebera neza ku butaka bwawe, urabufite, uzi naho buherereye, ariko uzagerageze kubura icyangombwa cyabwo, nta butaka uzaba ugifite. Ibi kugira ngo ubyumve birasaba kwinjira cyane mu bitekerezo birebana n'iyi ngingo, ariko ntabwo buri gihe tubaho dutekereza bigeze kuri uru rwego. Niyo mpamvu ibigo byabo byigenga, iby'ubucuruzi n'ibindi tubifata nk'ibintu biriho bifatika nk'uko dufata inzovu cyangwa se abantu. Nyamara uyu munsi hariho ibigo bikomeye bitanagira inzu n'imwe cyangwa se ibindi bikorwa remezo, ariko ni ibigo bikora kandi bizwi. Gukunda umupira w'amaguru bisaba kuba wemera amategeko agenga uyu mukino. Ubundi mu gihe cy'iminota 90 ukibagirwa ko ari umukino wahimbwe n'abantu bakumvikana ku migendekere y'uwo mukino. Utabigenje uko wajya ubona bisekeje bitanakwiye kubaho kureba abantu 22 biruka inyuma ya ballon. Niba umupira w'amaguru ari umukino wakabaye ugamije kwishimisha, ushobora no kuba urwego rukomeye cyane rw'ubucuruzi kandi rwubashywe ku isi yose. Abantu ni ibinyabuzima bifite ubushobozi bwo kumenya no kutamenya icyarimwe. Iyo urimo kureba filime ubona uburyo abantu bicana muri televiziyo, rimwe na rimwe bikanakubabaza cyane ukarira, ariko icyarimwe ubu nabizi ko ibyo bintu ari byo bakinnye. Iyo filime irimo kuba, umubiri wawe witwara nk'utazi ko ari umukino, ariko mu by'ukuri ubizi ko ari umukino. Muri make dushobora kumenya ikintu iyo tugitekerejeho neza kandi cyane, ariko igihe kinini ntabwo dutekereza neza kandi cyane, ubwo ibintu bikaba nkaho tutabizi. Niba dufite ubushobozi bwo kumenya no kutamenya icyarimwe, birashoboka kuba intungane. Mu gihe cy'abakurambere bacu, igihe twajyaga guhiga turi babiri, ngewe nkica inyamaswa wowe ugatahiraho, ntugire ikintu ufata, ubwo nagombaga kugabana nawe umuhigo wanjye. Igihe wajyaga gushaka imbuto n'imboga mu ishyamba, ukagarukana igitebo cyuzuye ibihumyo, kuba mfite ingufu n'ibigango kukurusha byampaga uburenganzira bwo kukwaka ibihumyo byawe. Igihe nabaga mfite amakuru ko ushaka kuzanyica, nabaga nemerewe kugutanga nkakwica mbere. Kuba abantu beza cyangwa babi byavuye he niba dufite ubushobozi bwo kumenya no kutamenya icyarimwe? Uko bigaragara nta kintu kinini cyahindutse ku myitwarire yacu kuva twava mu ishyamba tukaza kubaka imijyi yo guturamo.
ushobora gutekereza ko ibibazo bihangayikishije isi uyu munsi nk'intambara muri Ukraine, ubusumbane mu mikoro hagati y'abantu, ihindagurika ry'ikirere bitandukanye n'ibyariho icyo gihe. Gusa siko bimeze, byose ni bimwe, gusa iby'uyu munsi byo byagiye kure cyane. Ntabwo abantu bahindutse cyane, kandi ntabwo ari ikibazo cyo kuba abantu beza cyangwa se babi. Mu bemera cyangwa se abatizera iby'amadini ntabwo haburamo abantu beza bafite indangagaciro nziza. Buri gihe umubare w'abantu ndetse no kuba muziranye cyangwa mutaziranye bigira agaciro cyane ku myitwarire yawe. Nshobora kuba nibera iwanjye mu mutuzo ntawe nsagarira, ariko mu by'ukuri hakaba hari abantu banshinja kubangamira abandi. Banshinja ko ubuzima bwanjye bwiza, imyenda nambara, ikoranabuhanga nkoresha, ibyo ndya n'ibindi byose bimbeshaho bishingiye ku mirimo y'agahato ikoreshwa abana n'abacakara bo mu bihugu bikennye. Iyi shati nambaye nayiguze amafaranga yanjye, ariko banshinja ko yakozwe n'umwana w'imyaka 5 watandukanijwe n'ababyeyi be muri Bangladesh. Nukuvuga ko amafaranga nayiguze yagize uruhare mu gukomeza gukoresha abana uburetwa. Banshinja ko inyama zo mu bikopo nigurira muri supermarché ziba zarabazwe ku nka yorowe mu buryo bubi cyane, ikubitwa, iterwa imiti yitera ububabare buri munsi. Mu by'ukuri nkwiye kuba nshinjwa icyaha, kubera ko abatuye isi babaye benshi cyane kandi iterambere rigahindura isi nk'umudugudu. Uyu munsi binanira gusubiza ibibazo byoroshye cyane nakabaye nsubiza kandi binyerekeyeho. Ibibazo nko kumenya ibyo ndya aho biva, inkweto nambara aho zaturutse, cyangwa se icyo ikigo cy'ubwiteganyirize gikoresha amafaranga yanjye ngiha buri kwezi. Niba amafaranga yanjye ikigo cy'ubwiteganyirize nkoresha kiyakoresha mu bikorwa bibi, ibyo nkwiye kubiryozwa. Uyu munsi birashoboka cyane kwiba umugezi. Umuhigi wo mu myaka ya kera yabaga azi neza aho ibyo arya biva, kubera ko niwe wabaga yabyishakiye mu ishyamba. Ninde wamudoderaga imyenda? Ni umuturanyi uryamye muri metero 20. Ubwiteganyirize bwe burimo gukoreshwa iki? Burimo gukina mu byondo hanze aho ngaho. Iki gihe ubwiteganyirize bwa mbere ku babyeyi bwabaga ari abana babo. Nyamara uyu munsi mfite amakuru make kurusha aba bantu, kubera ko ibi bibazo byose ngewe nta gisubizo mbifitiye. Byansaba igihe kinini cyane kumenya inkomoko y'amagi nariye mu gitondo. Igihe byantwara nshakisha inkomoko y'ayo magi cyaba ari kinini cyane ku buryo nakabaye ngikoresha mu kumenya niba televiziyo yanjye ntarayiguze n'umuntu wayibye. Ni gute nakwirinda kwiba mu gihe byinshi mu byo ntunze nabiguze n'ababyibye? Ese ibi nanjye bihita bingira umujura? Itegeko rya ntuzibe ryashyizweho mu gihe kwiba byari ugutwara ikintu kitari icyawe utabiherewe uburenganzira. Muri iki gihe cyacu ibiganiro byose birebana n'igisobanuro cyo kwiba biratandukanye cyane. Tekereza ko nafashe amafaranga yanjye 10,000 nkayaguramo imigabane muri sosiyete icukura petrol yanyijeje kujya inyungukira 5% buri mwaka. Iyi sosiyete irunguka cyane kubera kwinyereza imisoro ndetse yambura abakozi bayo, kandi kamena imyanda y'uburozi mu mugezi uri hafi aho ngaho ititaye ku buzima bw'abaturage bavoma amazi y'uwo mugezi. Ikoresha amafaranga menshi mu guha abanyamategeko akazi, abanyamategeko b'abahanga cyane bayifasha kudakurikiranwa mu nkiko. None iyi sosiyete twayishinja ko yibye umugezi wari utunze abaturage. Niba kwiba ari ugutwara ikintu cy'undi utabiherewe uburenganzira, hanyuma jewe waguze imigabane muri iyo sosiyete, nta nzu y'umuntu natoboye, nta muntu nambuye amafaranga ku ngufu, nta nubwo nzi uburyo iyi sosiyete ibona inyungu zingana uku nguku. None nanjye ubwo ndi umujura? Ni gute waba umuntu mwiza muri iyi si niba udafite ubushobozi bwo kubona amakuru yose akwerekeyeho mu buryo buziguye cyangwa se butaziguye? Nitwe binyabuzima byonyine bifite ubushobozi bwo kumenya no kutamenya icyarimwe. Tubashimiye ko mwadukurikiye muri iki kiganiro.